namutanze ngo ndebe ko nabona umwuzukuru Imana irabyanga mugeni. Bamasenge baraza bati mukobwa cogora warongowe nta mukobwa urwana yashatse. Ndagukunda I love you mama. Nanjye ndagukunda. Hariya tuyumwikize. Nuko nyine. Yarahumye ahubwo. Ubu ntumbona? Ndakubona ariko rero nazize umutwe kandi. Umutwe urakura. Umutwe ubugira gupapa buri teka. Nibyo. Ubu mvuga nk'abantu mvuga nk'iki nazize umutwe. Nukukuzanira byose amenyo. Nukuzanira imiti. Amenyo se yica. Haraye bambara. Aragatsinda. Ayo ntabishaka. Ndashaka yikize ko nshaje. Amenyo abana banjye ndushya biki ngo ntibampa amenyo ntibangurira amenyo. Oya ndashaje. Ntayo ukeneye. Oya ntayo nkeneye. Urakivuga kuvuga izina rye? Ndacyayibuka. Arivuge twumve. Ninde we ko kirenga. Yego disi. Arabyibuka mama kirenga disi. Kirenga bagusuje. Kirenga sine narize by the way. Ngaho nguko. Ndamushuje cyane wari wose. Wari yarafite imyaka 10 uramutanze. We ko iyo myaka 10 yifite nawe ko bakugenje. Umuntu ashaka vuba. Yababyara akabyara. Yari. Nagira ngo mbone umwuzukuru. None se nk'iyo mwishe mukabiganiraho? Imana irabyanga. Iyo mwishe mukabiganiraho wumva ukimufitiye ako kajinya cyangwa arabyakiriye uramunamubabarira? Ndabaza mukecuru. Yari gukunda. Nanone agarukubabarira? Kumwiba nibyo byari byiza. Umugize kuri cyamunara. Kuki yatumye umukobwa wawe bamwiba kandi warabizi ko ari ukwiba ko bidahisha Imana icyubahiro? Nagira ngo mbona kuzukuru Imana irabyanga. Mukecuru nta nakagage bakuguriye? Nanjye ndamutanga. Nta n'ikigage bakuguriye cyangwa nibura batanga? Bampaye inkiri. Inka ebyiri? Uri mukobwa ebyiri. Oya ntabwo ari nkebye. Ntabwo ari nkebye ko mukecuru. Oya zanjye kurwanjye bampaye inkebyiri zo kunshimira kuko namubiriye. Wakoze igikorwa cyiza. Reka nongere mbahe ikaze hano mu kiganiro hano kuri Legacy TV. Nababwiye yuko ku munsi tugomba gusura umukecuru ugejeje imyaka 115 rwose yitwa Maria. Maria ku myaka 115 agiye kutubwira byinshi mu mabanga ye mu by'ukuri. Ese ku myaka 115 niki yabashije kugeraho, icyatumye kuri iyo myaka ningahe? Gusa agashyo taruzimo wari uzi ko yuko uyu mukecuru yigeze gutanga ku kiranguzo kabyiteho cyo kumvugo y'uyu munsi ku mukobwa we disi ku myaka 10 amushingira umugabo we rwose kundi nawe y'imyaka 10 egare imyaka 10 kuri 10 nyine imyaka 20 mu rugo. Uribaza ngo abantu babayeho gute sasa? Ase barambagizaga gute? Uwakurambagije yabigenjeje ate kugira ngo umwemerere? Uvuga uti uyu niwe nemeye. Wandambagije. Hama bakubuze. Wandambagije. Yanagushaka gutamuzi pe. Niko byagenze wagiye? Niko byagenze. Utanamuzi ukazamubona hanyuma. Ubwo uri iwe. Barakujyanye ku ngufu. Legacy wabasha kubivuga se? Legacy TV. Legacy TV. Legacy TV. Ubwo butumwa bwose nyine uraza kubasha kugera ubugeraho. So umukecuru turi kumwe, uyu mukecuru n'umwana we cyangwa se n'umukobwa we, uyu nawe ni mukade nyine murabona ko rwose ashitse ameze neza cyane. Mukade murakoze cyane kuduha ikaze hano mu rugo rwanyu. Amina. Namwe mwakoze kuza kudusura. Muhayambu cyane abantu rwose baduha yambu. Mani bongera umugisha. Amen. So guys, tugero mu nzanga tugiye kugana abo baduhaye karibu nyine. Reka mfashe mukade ho gatoya. Mukade, yes. Ibindi byose turagenda tubiganiraho. Nongere nkwibitse ko uyu nguyu ni ufite imyaka 115 yitwa Maria. Maria niba uzi kubara neza nyine ushobora kwibaza ngo yavutse ryari. Ubwo nawe umubare n'uwawe nyine kameme. Ngiye mfite imyaka igera kuri 10 ningahe harya buriya. Sembizi uje kujya kuri Google aza kwibona nyine. So uyu nguyu ni umukobwa ari rwose nyine murabona ko nawe ubwo nawe ni umukecuru ariko mukadere rwose mukade. Reka mbinjize mu nzo gatoya guys. Ibindi byose rero mbegera mumenya ni hano ni mu biro byibanga mugiye kumenya ngo uyu mukade ku myaka 115 murabona ko meze neza cyane.
So, wow, asante sana, Karibu tubahaye murakoze ikaze cyane. iwacu. So ibikurikira byose sasa bikurikirane, let's go. mwisanzure. Okay, nongeye kubaha ikaze nko nabibabwiraga nyine ko tuje gusura wa mukecuru nyine udasanzwe ni wa mbere muri Afurika kugeza ubu ngubu wujuje imyaka 115. Hari uzi muri Afurika kugeza ubu ngubu se? Twandikire kuri Legacy TV ukane na subscribe ndetse ukore na share rwose na comments zatubwira ese ko mwasuye uyu mukecuru twe ntabwo mwadusura ya nta kibazo imipaka irafunguye nyine we tubwire nyine utubwire uti mu by'ukuri kabisa nk'uko ubushize mugenzi wanjye Albina aho ari mu mahanga nyine reka namusuza cyane kabisa Albina miss you so much izo ni ntashyo zanjye ndetse na Miguel so reka dusangire nk'ubwo nabibabwiye nyine twegera mukecuru ndetse n'umukobwa we Mukade urahumeze neza ndaho uri burungi ndi neza usibirege marungi usibirege marungi ya nkuko mubona rero ni Mukade nyine nababwira ko afite kugeza ngo ajije imyaka 115 ariko ntago ari wenyine ari kumwe n'umukobwa we by the way murabona ko ari umukobwa ariko uyu nguyu ashaje kumurusha muraho Mukade namwe Muraho neza. mukecuru umeze neza Turaho namahoro. mbaye sana. ntogamba ki Ngamba burungi. ngumire nkebari. ngumire katona hachi ko ni nkurabira nuwazeka ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 60. Ubu ndajya muri 66. 66 cyangwa se wenda nirenga. yabe narengaho bitaye no kubibara. Yego. Hanyuma se navutse muri 60 gusa. Muri 60 hari icyo gihe muri 60 niki cyabaye umuntu atazibagiye mu mateka kugira ngo hari we wibuka ukiri umukobwa? Muri nari umwana ahubwo. Muri 60 ngo hari intambara yitwaga Rutwitsi. Ibyo bike gibitwa gutwika icyo gihe mwaratwikaga? Baratwikaga. Baje no kizi hahi baratwikaga. Hashaga iki icyo gihe? Icyo gihe batwikaga amazu bagatema abanyarwanda bagatwika inka z'abantu bagatwika amazu. Nicyo kintu cyashaga? Mbe ni nawe ntambara twahunze niba wari witwaga Nsanzu Mutwa arwana niba nde aho sinkiye ni ibintu mwumvaga icyo gihe biraho bitabafite n'akamaro. Hanyuma urakoze cyane tuguhaye ikaze kuri Legacy TV. Yego. Okay, so mwabyumvisha no mbere ko dukomeza n'ikiganiro cyacu nkibutsa yuko wakanda kuri subscribe yawe nyine ugakana subscribe subscribing nyine dero ukadadukurikira cyane rwose ugakana share hariya kakanenge kare hariya nyine cyangwa se kakadishya kabona hariya nyine then ukanatanga na comments rwose byose turabikurikiza kandi ukavuga uti mu by'ukuri tubonye abantu bakuze cyangwa se tubonye umutwade hano ukuze natwe uzadusure rero paka uzadusure rwose tuzakurikiza nta kibazo. So Deka dukurikiza Mukade imyaka 115. Imyaka 115 warayigwije? Imyaka yanjye yawe sinayikubwiye. Yego ariko bayida Albina yambwiye ati nkunze kuguhobera cyane rwose ngo guhobere. Mbe mukecuru ni 100 yonyine buriya? Oya ni 110. 115. Hanyuma wenda hari reka ikintu kibazo kankibaze Mukade imyaka 115 hari bamwe bavuga ngo nta myaka 100 ngo ntaki ibintu ngo kubaho ntacyo bababwiye ni irihe banga we wakoresheje kugira ngo ubu bashije kugera kuri icyo gikorwa cyo reka ngite igikorwa by the way kuba wagera imyaka 115 niki ubikesha? Ni Imana ni Kagame wankomeje. N'Imana gukomeje? Yamaye amata. Poro. Yarankomeje niwe watumye ngeze iki gihe cyose. Ubu mba nyibagotse. Ntibaba baranyishe. Mana we ahubwo mushimire kuba yaratwubakiye. Naramushimiye cyane. We ako kantu wambwe hari akantu hano mu byumve neza hari Mukade na mukecuru umwe n'umwana wundi hano mu byumve neza Mukade ikintu kibazo reka nkibaze mukecuru inonze umurimo ngubu mukesha Paul Kagame rwose nawe twubakiye twaraje duturuka mu mahanga turaza tugera ahantu baradukodesha
barangije rero badushyira ku rutonde abantu bazubakirwa ibyo turabishima mwabana mwe muzana mudushimire cyane icyo uri umutumwa buramugeraho uti gikorwa wakoze uti Imana ikongera umugisha cyane aho uwo mutima ukuri reka mukade abyivugire ku munwa aho byivugire mukecuru ugize icyo ubwira nyakubahwa Paul Kagame perezida w'u Rwanda yaranyubakiye n'aya mata yonywa n'ay'inkazi gira inka munyarwanda yakugezeho gira inka munyarwanda yakugezeho ibiki gira inka munyarwanda yakugezeho nta kibazo rwose oya ntabwo irangeraho ariko izangeraho izakugeraho amen hanyuma wenda reka dusubire mu mateka ku myaka 115 ni iki mu buzima wumva mu bukumi bwawe cyane cyane reka mpere mu bukumi nibwo wagize wenda ubwenge bwo kuba watekereza ukanitekerezaho hanyuma mukade wowe ku giti cyawe urukundo ni iki urukundo ku giti cyawe ubona ko ari iki urukundo ku giti cyawe ubona ari iki ari byiza urwumva gute nyine urukundo mbona ari byiza gute mukade byiza abana ba Kagame muri hano mwaje kudusura ni byiza cyane nabikunze hasi icyo gihe hewe mu gihe cyanyu ukite nk'imyaka 24 wigeze wumva ku rukundo icyo ari cyo ku rukundo twibutse icyo gihe muri ibyo bihe ufite imyaka 25 n'itandatu urukundo wewe warwumvaga gute narakunze cyane kuko Kagame yatugobotse akaturinda batwica akaduha amahoro hanyuma se mukade ujya gukunda bwa mbere niba ubyibuka neza wari ufite nk'imyaka nk'ingahe wakunze umusore umeze gute iki niba ujya gukunda bwa mbere wari ufite imyaka nk'ingahe wakunze nk'umusore ungana gute nari mfite imyaka 10 nari mfite imyaka 100 kandi ubu urengeje 115 oya icyo gihe nari mfite 100 icyo gihe ufite 100 ubu ngejeje 115 115 ni ukuvuga ngo watangiye gukunda ufite imyaka 100 cyangwa watangiye gukunda ufite imyaka 10 ayo mukecuru wenda niba yarabaganirije yababwiye yuko ajya gukunda bwa mbere yakunze umusore afite imyaka ingahe yakunze umusore umeze gute yari papa wawe yari papa wanjye yari afite imyaka niba ngo yari 10 niba yari imyaka yari 20 uko nanagize ngo yibeshye nuvuga ngo yari akiri muto yari afite imyaka 10 mukade papa yari afite ingahe yego yese ndabizi nanjye sinyizo sibyo yari umusore ko nta wundi yigeze ashaka se nk'akagambo ka mbere na mbere ujya kumukunda amubwiye ni nk'akahe mu nyine umugabo wawe umugabo wanjye papa wanjye ngo papa wa mukecuru yishingwe yakoze neza cyane ayijyana ibwami yishingwe ayijyana ibwami bahita bamutwerera se mugiye ukunda baramuvura yego uwishingwe ntabwo ari data ninde se wishingwe ni se ni ukuvuga okay ngira ngo babyumve neza by the way bakurikira Legacy TV ntabwo ari papa wawe ahubwo ni papa umva ni sogokuru wawe niwe wishingwe ayijyana ibwami hanyuma se mukade icyo gihe ibwami yayituye uwihe mwami n'uwe mwami wari uriho icyo gihe ngira ngo ni Rudahigwa yamugabiye iki ntacyo yaragiye aramuhereza gusa yaramuriye arwara bamujyana mu bitaro izo nkuru akiri nziza mukecuru za sogokuru wawe ko yishingwe rwose akayitura umwami Rudahigwa yishingwe yari yaramuriye n'intuza yari yamushinze urwara mukunda ku mukondo bamujyana i Kabgayi baramubaga
hanyuma numva ngo nanjye yayijyanye ibwami ntabwo mbizi none kuki mutakurikira ngo umenye ukuntu byaje kugenda na mbege uko yari umuhigi yari umuhigi niko kazi yakoraga akica ibikoko akica impongo akica amasatura akica ingurube zo mu bigunda imbogo amasirabo nuko ibikoko nk'ibyo mbere byari icyo gihe rero byari bitaragira umutekano mbere wahura n'iyo ngwe ufite mu mwambuka yirasa wahura n'iyo mpongo ukayirasa tukarya ingwe yo ntiyaribwaga urakoze cyane reka nsubire kuri mukade nko mu rungano rwawe mwariranywe mu bana mwagiye mukurana wenda hari mu ishuri mwariganye cyangwa se mwagiye muturana muri karitsiye runaka ni nk'iki ubakumburaho cyane ni nk'iki ukumbuye mu rungano rwawe ni iki arega n'amatwi ntiyumva neza nari nkubajije nti mu rungano mwakuranye mu bakobwa cyangwa se abahungu mwakuranye ni iki ubakumbuyeho muri ya myaka ya kera bakumbuyeho abo mwabanye abo mwabyirukanye mwareranywe urungano yego ubakumbuye ute mbakumbuyeho nabo ndumva naniwe urumva unaniwe ibindi simbizi mukade noneho wenda ino si y'iki gihe urimo urayibona ukuntu igenda yigira imbere wenda ari ubuzima bw'imwe iminsi y'iki gihe ndifuriza akagana amahoro nta kintu n'aba bana baba baje n'aba bana namwe mwaje kunsura ngagira ijambo ubwira Albina ko wigeze kuvuga ngo aho kugira ngo apfe we wapfa ubushize azahanga waramubwiye uti njyaho kugira ngo Albina mukobwa wanjye upfe rwose njye napfa mbere yawe ngwiki ubushize Albina agusura ahangaha waramubwiye uti mukobwa wanjye aho kugira ngo upfe mbere njye napfa mbere yawe ni irihe jambo wamubwira ngo napfa mbere yawe mbe mutashye baje kugusura uti wa mukobwa ndamutahije ibintu nk'ibyo mutashye ntahije ntuza yagiye muri Amerika ataryari n'ejo wajya kubona ukuntu aje gusura rwose warakivuga kuvuga izina rye ndacyayibuka ntarivuge twumve ninde we kirenga yego dije arabyibuka mama kirenga dije kirenga bagusuje kirenga se narize by the way ngaho yuko ndamushuje cyane wari wose umukecuru ubuse uwagushimira koko yabakoze nabi uwagushimira yabakoze nabi oya ngagira inama ubwira abantu bakuriye inyuma wenda na mukecuru ndaza kumuha ijambo gatoya gira ikintu babwira wenda nk'ijambo babwira rizabatunga mu buzima buri imbere gira ikintu cyangwa se ijambo babwira rizatuma ugera aho ugeze cyangwa se bazageraho nawe ugeze ubu ngubu bazahegezwa n'Imana gukunda Imana icyo ni icya mbere cyane rwose ugakunda Imana ugakunda Kagame wadushyize mu maso ugakunda amahoro mu Rwanda ugakunda abantu ugakunda nigisha mwebwe mwaje kunsura bakajya baza bakoresha myiza mukajya mugaruka mukansura tuzaba tubikora pe turagusezeranyije kandi ariko mbere ko tugenda mfite amakuru yuko mbere ngo wari umwizihizo wa cyane wajya gushayaya rwose ugatega amaboko yego ubu nta kuntu nkiri mutoya harimo umukecuru kuba mukade yibutse kuvugana izina kirenga ariko iryo nzi neza kuri izi ni Albina we nta kintu bikubwira mu by'ukuri wa mugani imyaka yari yabijana ko birashimishije kugira ngo abe yibutse nako kazina k'uwo mukobwa n'uwo mukobwa rwose aba hari hose amwumve yumve ijwi rya mukecuru yumve n'akazina yamubwiye Albina kirenga turagushuhuje mwana wacu uzadusura uzongera uduha amata hazaza ko yamaye amata nyakubyara uduha amata uduha amafaranga uduha agasabune ko kumesa akomana ingo disi mukade
uribuka bagutambagiza bagaruka bakatuzanira amata hambere. ariko hambwe uvuze ijambo ryiza ariko n'amata n'ubundi araboneka mu kanya rwose nicyo tunasi ikibazo cyane hanyuma mukade ngasa nk'uwasezera ku ba nkaho usezera ku bantu bagura uti ndabashimira cyane rwose mwakoze cyane ndabashimira cyane pe nawe ndagura muri kamera reba hari uvuga uti ndabashimira cyane ndabashimira cyane mukade ntaragenda reka niyo ijambo gatoya uramutse ubyutse mu gitondo ugasanga Paul Kagame perezida w'u Rwanda yagusuye hano muri salo nkasanga Paul Kagame yagusuye yagutunze ubyutse ugasanga yicaye aho nakwishima erega n'abana be baba yabohereje ukabona Jeanette yicaye aha n'umugabo yego zizi nakwishima n'ubu arahari Imana yarishe inkunda cyane n'ubu kandi n'ubu niwe naho mpagaze ahaniwe naho mpagaze ahaniwe kandi namwe bana banjye bashimira namwe mukabyara Imana izabongera igihugu nawe ajya amenya ngo mwaradusuye bigeze kutubaza ngo abanyamakuru barabasuye hari ahantu twari dutuye za Kayumba hariya bataratwubakira inzu haje umugabo sinzamwibagirwa asuhuza mukecuru yari n'umusirikare aramubaza ati mukecuru barakubakiye ndati ntabwo baranyubakira mwana wanjye atayo makuru tuzayatanga nuko tugiye kubona tubona badushyize ku rutonde uyu mudugudu ubu ni munini nabonye kabisa unihagazeho cyane cyane rwose harimo n'abandi bari ingabo z'igihugu urakomeye ni munini ntugire ngo ni kwa kundi muheruka dore hirya urakomeye ariko rero twebwe turabishima kuko muba mwaje bwa mbere ujya guteretwa umusore yaje kwizeza ibiki abiki gihe ndakugurira telefone ihenze ndakugurira ndagusohokana hehe ibintu nk'ibyo ngibyo icyo gihe mwebwe babatereteshaga ibiki twebwe rero icyo gihe kandi ntugire isoni oya nta soni icyo gihe cyanjye nari muto aribwo nkitangira gupfundura amabere yego hanyuma rero umuhungu waje kuntereta yaranteruye niba byo guterura ubyumva ibyo gufata mugahura mu nda gatagusho bakagucishaho nyine yego ayibambi bari n'abanyankore yego nuko iwacu rero naragiye banterura abumva abanyankore ni ntuza imwe iba muri Uganda nyine muri nkore yes hanyuma sasa hanyuma rero we ngira jya muri story byatangiye gute urabyuka wari ugiye kuvoma wari ugiye oya nari ndagiye kera twarabohaga nicaye ni mu mboha nicaye ku kantu k'agasindu ubusindu ntabwo mubuzi ndi mu mboha igihe ndimo mboha agatemera inshyiramo agashinge ngiye kumva numva umuhungu aturutse inyuma ati rwati inka nazitaye mu rwuri wamutemera ati tiku ati ngatikuye wamutemera utakayaho inka zisigaye aho ariko hari zonyine none ko bari banyakanye none se kuvuga ngo icyo gihe uri wenyine nta wundi muntu muri kumwe none nari jyenyine noneho rero baravuga bati wari nk'imyaka ingahe icyo gihe nari mfite nk'imyaka 10 ba uteruye imyaka 10 yamaye ubwo mukadera afite ingahe icyo gihe cya mukadera yari akiri muto nawe akiri mu mazu ye mu nzu ye mbere kwa data jewe ariko nabaga kwa marume ubwo so umwana uteruye imyaka 10 yaragiye kukumarisha iki yaragiye kukumarisha ye bantu ndi muto cyane kubera yuko mbe baratanguranwaga mwati buriya mugeni bazamutwara ndati bazamujyana icyo gihe nari mwiza mbe nanjye nkiteranye meze neza kirya amavuta y'inka wisiga igisigo kabisa nuko bagiye telefone zari zitaraza barategereje uwaragiye inka ko ari bugaruke umuntu arabura bavuze ati wa mukobwa bamujyanye yajyanye mu mago ataraye bahera ko inka abari bahari basaza banjye barazikurikiye bamaze kuzikurikira barahuse bamenya umuhungu wanjyanye bamuciye inka 30 arazitanga se arazitanga nyine
yari umunyankora zifite Eh. niyo icyaha yo gusaba imbabazi. hanyuma se mukecuru wa mugani we ku giti cyawe ni nyirakwiza mukecuru kuko uri umukecuru uni mukade wigeze mubwira iyo story ko yakubayeho kandi ari we wabiteye. niyo kugamba neze mukade umukobwa wawe watumye muterura nawe ugezemo uruhare ni we wabiteye. cyagenze biteze bari baguhaye iki bari bamusabye neza ko icyo gihe kumutanga atabizi iyo bimenya ntiyari gukunda. ariko mukade nta n'imbabazi wagize ku myaka 10 koko mbere rero reka nkubwire baretse gato mukecuru reka maze mukade kuko mukade niyo ari inyuma y'icyo gitero cyose mukade mbwiza ko bari baguhaye iki n'inka cyatumye umutanga mama oya bari abavandimwe nta nka bamuhaye bari abavandimwe baramushakaga kandi barabumwinye kandi imyaka 10 yari ikiri muto cyane koko kana kato hanyuma se umaze kumenya mukecuru mukade yagutanze iryo joro rya mbere byaje kugera bite iryo joro twaratonganye n'umugabo mera ko nari imbaraga wenda nkwice mu ijambo gatoya uwo mugabo we warafite imyaka 10 cyuriye we yarafite imyaka ingahe nawe yari muto afite 10 yarafite icyenda se mbe nawe twaranganaga rwari 10 ku 10 nuvuga ngo urugo rwari ruhanye imyaka 20 n'abaturanyi barurimo yego hanyuma rero ibyo ngibyo babikora kubera bagira bati aracyari muto reka byare imana rero ntiyabyemera ko mbyara biranga sinzi impamvu of course imyaka 10 igaro kiri muto ntabwo wari kubyara kamera nari nkiri muto abantu bose barabivuze bati yarakiri muto mwaramuhemukiye ariko ikibazo nakwaje ari gukwepa iryo joro rya mbere akimara gutera umuhageze yego nyine tuhageze nyine nahere ko ndarwana bamasenge nimo baje baravuga bati tuza mukobwa tuza warongo umunyarwanda kazi don't touch bati warongo we wirwana nta mukobwa urwana urwana n'umugabo ta bugufi nakundi mera ko ndemera ubwo mukade icyo gihe wari utuje koko ku giti cyawe wari utuje umwana wawe yagiye yaratuje ameze neza ubundi ngakeba kagiye uwo mugabo wari yarafite imyaka 10 uramutanze we ko iyo myaka 10 yifite nawe ariko bakugenje umuntu ashaka vuba yababyara akabyara nagira ngo mbone umwuzukuru none se nk'iyo mwishe mukabiganiraho imana irabyanga iyo mwishe mukabiganiraho wumva ukimufitiye ako kajinya cyangwa arabyakiriye uramunamubabarira ndabaza mukecuru ntiyari gukunda nanone agarakubabarira kumwiba nibyo byari byiza umugize kuri cyamunara ariko abana yanjye so ngatiye ku iki gihe wamugara mukecuru ubwo nawe naraganishaga nyine muri iki gihe wumva umuco wo guterura cyangwa se urabona nko kuri iki gihe n'ubundi rega niho ariko bimeze wenda namukadaza kutwunganira ubona kiriya kintu cyo kuvuga ngo n'ubundi muri iki gihe ubona ko abakobwa basigaye bishingira yego hari ubutane no guterura se oya ubu rero ubu nibyo ari byo byiza nibyo OG kubera yuko ubu ngubu barakundana bakanakundana ku matelefoni batanaziranye njya mbyumva nkigira n'akaradiyo narabyumvaga ugasanga baravuga aho bazahurira bakahurira bakarebana bagasezerana bakavuga n'umunsi w'ubukwe ubwo ngubwo bagatumira rero bene wabo umuryango ubu nibyo byiza wowe mukade ngira ngo tuguhe umwanya uze ubashe kuruka ubwo tunabutsa nkaho unaniwe sorry niki urabona ikintu cyo kwishingira muri iki gihe no guterura niki cyakabaye kiza kurushaho ugereranyije ngo iki hari ukwishingira kw'iki gihe kwishingira hari no guterura kwa kera umuntu akaza akagutera nk'uko wamushyize ku kiranguzo wa mugani bakamujyana ibyiza ni iby'ubu byo kwishingira byo gushimana bakajyana nayo biriya byo kwiba byari bibi byaramara rero kuki yatumye umukobwa wawe bamwiba kandi warabizi ko ari ukwiba ko bidahisha Imana icyubahiro nagira ngo mbona kuzukuru Imana irabyanga
yari gutindiye mu mago imyaka 10 kweli baraje baramugusaba cyangwa wowe gusa wararambiwe uvuga ati nagende n'umuntu baraje baramunsaba bamaze kumutwara umukecuru nta n'akagage bakuguriye nanjye ndamutanga nta n'ikigage bakuguriye cyangwa nibura bampaye inka ebyiri wari mukobwa ebyiri oya ntabwo ari nk'ebyiri ntabwo ari nk'ebyiri umukecuru oya zanjye ku rwanjye bampaye nk'ebyiri zo kunshimira kuko namubiriye wakoze igikorwa cyiza naho kwase batanze nyinshi mu gikorwa cy'akundi baza kwireka kwa data batanze nyinshi kwase batanze n'imwe y'icyaha yari umunyankore afite umunyankore hanyuma se mukecuru ubu ngubu ngira ngo ibyo byose bibaye ubu ngubu ubaye bute abana ni sava nta kibazo n'umugabo abana n'umugabo baracyahari nta kibazo cyangwa ubu umugabo arahari yarabyaye ari ahantu muri za Uganda yarahari ahubwo jyewe nyine ukuyeho ku rushako rwanze ndavuga ntireka ngende nibanire n'umukecuru uyu munsi ubonye umunota wo kugira ikintu wabwira mukecuru wawe cyangwa se mukade wawe gira ikintu umubwira kitazibagirana mu mateka uzavuga uti ntawamenya amasegonda ashobora gucaho agacaho nawe ugacaho cyangwa se ntawamenya gira ikintu umubwira utigeze cyangwa ijambo utigeze umubwira ndumva mpinda umushitsi mukecuru rero ndagukunda yego bimwereka ariko uri mama ndakwemera mukade nanjye ndagukunda n'abo bana banjye bose ndabakunda ndagukunda rwose ma abantu bose ujya ubagiraho urukundo nanjye nkunde ntuzansigire n'urukundo nzarukunda abandi yego ahubwo urimo urahinda umushitsi so mwabyumviye nyine byinshi cyane twagiye tuganiraho twaganiriye na mukecuru ahangaha mwamubonye uyu nguyu ni umwana wa mukade nyine ni umukobwa we yaganiriye ku bintu byinshi cyane mukade yavuze ati mu by'ukuri rwose munagiye gutanga uyu mukobwa wanjye yamutanze n'ikiranguzo mwabyumvishe rwose ku nka ze ebyiri yibise ku giti cye sinzi niba baraje kuzigabana ibyo ngibyo nabyo azabitubwira ubutaha by the way simbizi gusa nyine byaje kurangira nyine mukecuru nawe rwose igisuzwa kimuvuyeho ku nka 21 bose baragenda baramukwa wala birangira gutyo nyine so reka mbwire yuko rwose ku myaka 115 ibi ngibi ntabwo isaze muri Afrika no mu Rwanda iyi ntabwo ari inkuru mbarirano mwabyiboneye ndabeshya ngaho yuko ngo nyine gusa tumwifuriza na mukecuru no kuzagira imyaka irenze iyo ngiyo nyine nawe tureba nyine kana subscribe kugira ngo uzarenze imyaka 115 cyangwa se uzagire nirengaho nyine 150 200 ibyo kuvuga ngo kakantu ntimukibagira uyu mukecuru agakora humura mama so ngahe ngo korera nyine reka tubabwire ko nta kindi kintu bagusaba nyine nkanjye Lil Park with the best turi mu kintu kigana hano kuri Legacy nakagaruka ama documentary menshi cyane ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye by'ubwenge bwinshi ubucukumbuzi nyine nawe niba dushaka nyine subscribinga ukande share comments ujyeho byose turagenda tukwagira rwose utanga n'igitekerezo cyavuga uti ese ko mwasuye imyaka 115 u160 twamugeraho ngaye ngo rero reka mbwire ngo bye bye hasta la vista wakoze cyane Miguel God bless you guys ngo mama